uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko birenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose birenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose birenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose birenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose birenze uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose birenze Mana uriho Mana wabanye natwe we uriho kandi uzahoraho Mana uriho Mana wabanye natwe Bene data muduteze amatwi muraho mwaramutse mwiriwe umugoroba mwiza bitewe n'igihe twumviye muri iki cyigisho cyitwa umutsima wa buri munsi icyigisho Uwiteka yaduhaye kugira ngo tujye tuganira turye ijambo ry'Imana tumanyagura umutsima w'ijambo wumva ijambo ry'Imana utuje ritamara igihe kinini cyane ritakurambira ariko kandi rikaguhindura uyu mutsima buri munsi n'Imana yaduhaye iki kiganiro kugira ngo kijye gifasha abantu kikaba gitambuka buri munsi kuri iyi channel yitwa Evangelist Ernest wandika E na V ugashyiraho Ernest ukabona ibiganiro tugira ibiganiro byinshi kuri iyi channel ariko iki cy'umutsima buri munsi n'umwihariko gisohoka buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mboneyeho gushimira abo dufatanya kugira ngo iki kiganiro gisohoke Imana ibahe umugisha mwene data Elia utwumva Imana iguha umugisha kubw'ubwitange ukoresha na studio yawe kugira ngo iki kiganiro gisohoke ndashimira abantu mumaze gukora follow cyangwa se following hari ukuba mukora flow ndashaka kuvuga kwemera kuba umuyoboro flow w'iki kiganiro ukacyumva ariko ntukicarane ukagisangiza n'abandi ariko kandi mukanakora following up igikorwa cyo kudukurikira muba flow mukaba umuyoboro mukakira iki kiganiro mukakigeza ku bandi ariko kandi mukaba na followers mukaba mugikurikira iki kiganiro Imana yakiduhaye kugira ngo gihindure imitima yacu gihindure ubuzima bwacu kuko ijambo ry'Imana ni umuti ni ubuzima ni imibereho ndashimira rero abadukurikira ariko mwamara kudukurikiza mugasangiza abandi ubutumwa bwiza reka nkubwire imisozi yose ishya iba yagize uyikongeza uyu musozi witwa isi uri gutwikwa n'imbaraga nyinshi za Satani abantu barakongezanya mu kunywa itabi abantu barakongezanya mu busambanyi abantu barakongezanya mu mwuka w'amagambo abantu bagakongezanya mu kumara igihe kinini bari mu tubari mu mipira n'ibindi bitandukanye ni igihe cyiza cyo kugira ngo natwe dukongezanye mu ijambo ry'Imana twongere kugarura ubwami bw'Imana on top kandi dukongeze na bene data bamaze igihe badaheruka agashyuhe k'ijambo ry'Imana ndakugira inama rero kujya ukurikira ikiganiro cy'umutsima buri munsi kuko hari imimaro myinshi kizakugirira ni byiza kwikomeza kuwiteka ndashimira rero abaturayikinga ndashimira abampa ibitekerezo abagaragaza icyo bifuza nabaganirizaho mu mutsima wa buri munsi ndashimira abankurikira mwicecekeye ntimugire icyo muvuga ariko mukankurikira Imana niguha umugisha ariko by'umwihariko ndashimira abantu iki kiganiro kiri guhindura ukaba wari usanzwe ukijijwe gukora umurimo w'Imana ariko ukumva iki kiganiro kiguhindura ndashimira abantu nabo bari kwemerera iki kiganiro kikabubaka kikabongerera imbaraga mu bugingo kandi ndagushimira wowe ujye utwumva utarukijijwe ukaba umaze guhinduka waragiye ku rusengero ukihana bakagusengera intego y'umutsima buri munsi ni ukugira ngo abantu bongere gusubizwamo imbaraga intege mu bugingo
nyuma yo kubashimira rero ndabasuhuje mwese abaduteze amatwi. Turi mu cyumweru turi kuganira ku ijambo rikomeye ryitwa kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga kugendana n'Imana ikurimo itakuriho. Kugendana n'Imana ikurimo aho kuba ikuriho. Ushobora kujugunywa mu itanura ariko Imana ntijugunywa. Iyo ugendana n'Imana ikurimo, icyo abantu bagukorera, icyo Satani yagukorera, ni wowe aba ari kugikorera, we niko aba abibona, ariko mu by'ukuri si wowe, ahubwo kiba kiri gukorerwa Imana. Mu yandi magambo, igikorwa cyose Satani yagukorera, abantu bagukorera, umugambi uwo ari wo wose, ugendana n'Imana ikurimo, kiba kiri gukorerwa Imana. Ndaguha urugero rworoshye. Iyo winjiye mu nzu yawe ugakinga, umuntu agatera ibuye ku mabati. Iyo umuntu agutelefoni uramubwira uti ndi iwanjye mu rugo ariko bari kuntera amabuye, mu by'ukuri nta buye riba ryakugezeho, baba bariteye inzu winjiyemo. Haleluya. Kugendana n'Imana rero ikurimo, nawe uyirimo, ari mbamo nkubemo, igikorwa cyose wakorerwa ntabwo ari wowe kiba gikorerwa, ahubwo kiba gikorerwa Imana. Kandi Imana ishobora byose. Reba rero gufata Imana bakayijugunya mu muriro, nawe urabyumva ko itashya. Iyi niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, kugendana n'Imana ikurimo aho kugira ngo ugendane n'Imana ikuriho. Ese kuba Imana ikuriho byo bivuga iki? Hari abantu baba mu murimo w'Imana, hari abantu baba mu isi batabana n'Imana, bitabateyeho, ugasanga umuntu ibintu ntabyumva nyine. Ibintu bikuriho wabyiyambura, wabijugunya time cyangwa umwanya uwo ari wo wose, ariko ibintu bikurimo kugira ngo bikuvemo birasaba ko bagutema, birasaba ko bakubaga, birasaba ko biruka. Ibintu bikurimo bikuvuyemo uba uri umupfu, uba wapfuye. Ngiki cyo ngiye kukuganiriza. Va mu kuba k'Imana, jya mu Mana. Ni karibu mu ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu munsi, kugendana n'Imana iturimo. Twakoresheje indirimbo ejo ivuga ngo nzogera ku cyo yavuze, nzogera n'aho yambwiye. Turaza kureba kubana n'Imana ariyo bosi w'ubuzima bwawe, turi bubivugeho. Twari dutangije indirimbo ivuga ngo uri inkuru, ukora ibikomeye, nta wagereranywa nawe kuko byose urabirenze. Nkundira Imana kuko iri hejuru ya byose. Iri hejuru y'akazi kawe, iri hejuru y'ubushomeri bwawe, iri hejuru y'uburwayi bwawe, iri hejuru y'ubukene bwawe, iri hejuru y'inzara yawe. Iyi Mana ishobora byose, niyo mpamvu usabwa kuyikomezaho. Iyi Mana ishobora byose, niyo mpamvu usabwa kuyiringira. Iyi Mana ishobora byose, niyo mpamvu usabwa kuyisenga. Reka rero tuganire ku ijambo ryo kugendana n'Imana ikurimo, nawe uyirimo, ari mbamo nkubemo. Reka dufate Bibiliya zacu tuganire ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 3, umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Daniyeli ibice 3, mirongo ya 17 na 18. 17. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. 18. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Ba Saduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Reka dusubiremo. Ba Saduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Akira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngusobanurire ibintu bike kuri iri jambo ubundi dusenge. Ndagusobanurira umwami Nebukadinezari. Uyu yari umwami ukomeye w'ubwami bw'i Babuloni, Babuloni y'Abakarudaya.
Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu nibwo iby'Imana yavuganye na Hezekiya byasohoye, ubwo Hezekiya yatumiraga abantu b'i Babuloni akabereka ibintu atunze, izahabu, intwaro, ibiri mu bubiko bwose. Amaze kubibereka, Imana irarakara iramubwira ngo ubwoko bwawe buzajya mu bunyage, abahungu bawe babagira inkone. Ibi mbitinzemo bya bindi topike, ariko biratwigisha ko umuntu akwiye kubaha Imana kandi akagendana nayo yonyine, agakora ibyo imubwiye, akamenya kubika icyubahiro cyayo, kuyihamya mu bandi no kurinda ubusugire bw'ibyayo. Ntabwo Imana ikeneye abakobwa bamena amabanga y'ubwari bwabo biyandarika. Ntikeneye abagabo bagaragaza ubwambure bwabo ku gasozi mu bagore batari ababo. Ntabwo Imana inejejwe n'abantu b'abasinzi, b'abarozi, abantu bataye icyubahiro Imana yabaremanye. Imana inezezwa n'abantu biyubaha. Ibi Hezekiya yari akoze kwari ugushyira hanze icyubahiro cy'Uwiteka. Muvandimwe uri kunyumva, igituza cyawe n'impwemwe zirimo cyangwa zitarimo, wa mugabo we, wa musore we, ni ukubyubahishiriza Uwiteka, ukabyambika rwose. Byambike. Mugore, mukobwa uri kunyumva, byambike. Niba warashatse, bimenywe n'uwo mwashakanye gusa. Reka twihute. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu rero, Nebukadinezari yaraje arabafata, arabajyana. Afata abantu bariho Uwiteka, ariko afata n'abantu baba mu Uwiteka. Hari igihe nzongera nkakuganiriza ku bantu bariho Uwiteka, ukuntu bahindagurika bakagira impu ebyiri. Uyu munsi baba bambaye uruhu rwo kuririmba, ejo bambaye uruhu rwo gusinda. Uyu munsi baba bambaye uruhu rwo guterana, ejo bambaye uruhu rwo kujya kwiba. Uyu munsi baba bambaye uruhu rwo kuvuga neza, ejo barakaye, batongana, barwana. Abariho Uwiteka ni abantu badahindutse, ariko abantu bari mu Uwiteka nawe akababamo ni abantu bahindutse. Abantu rero bajyanywe i Babuloni ari benshi, ariko hagendamwo abasore 4 bahindutse. Nakubwiye ngo iyo umuntu ari mu Uwiteka nawe akamubamo, iyo bagushimuse baba bashimusa Imana. Iyo bakwibye ibintu baba babyibye Imana. Iyo bakuroze baba bari kuroga Imana. Abakugambanira mu nama z'umurimo cyangwa z'akazi baba bari kugambanira Imana. Gushikama kwawe bose babireba bajya aririmba, ni ugushikama mu Mana. Mwene data duteze amatwi kuri uyu munsi, abantu bamwe rero bagiye i Babuloni. Tugira abantu ku isi bagenda mu kigare gusa. Ukajya mu ndege ukajya muri Amerika uri mu kigare, ukajya i Buganda uri mu kigare. Hari abantu bazi ko barya ngo kubera diplome bafite, batazi ko ibintu byabo bikorwa n'Uwiteka. Icyo mukundira gushiriza imvura babi n'abeza, ariko abagira ngo akwereke ineza ye umugarukire. I Babuloni rero hari hageze abayuda b'ubwoko bubiri, abakomeje inzira zijya ubudapfa bagakiranuka, bari kumwe n'Imana ibarimwo imbere, ku buryo watema amaraso yava akava ari Imana, ari ay'Imana. Ubuzima bwabo mu magufa no mu misokoro harimo Imana. Abo ni Daniyeli. Uzabisoma 1:8. Daniyeli 1:8 ngo agambirira kutazigera yandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa vino cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Mureke tuvuge Imana neza. Imana iramunezererwa, iravuga ngo ndaguma kuba muri wowe. Turi kuganira ku ijambo ryitwa kugendana n'Imana ikurimo. Imana ishimwe. Saduraka nawe aravuga ati ntunsiga. Meshaki aravuga ati ntunsiga, na Abedenego aravuga ati ntunsiga. Baba basore 4 biyemeje kugendana n'Imana. Abantu bajyanywe i Babuloni mu bunyage ni benshi, ariko reka twivugire kuri aba 4. Umunsi umwe rero Daniyeli adahari, niba yari yagiye muri mission y'akazi, niba yari ari mu office, ariko Saduraka, Meshaki na Abedenego kuko ari 3 bo bari bahari. Abanyagano b'Abayuda bari i Babuloni kwa Nebukadinezari. Nebukadinezari ngo azinduka abyukiye mu ikote ry'ubwami. Abantu batari mu Mana ngo nayo ibabemo barahindagurika.
hakaba igihe babyuka bambaye iki gikote cy'umubiri. Iki gikote cy'umubiri rero kirangwa no kwiyemera, kwishyira hejuru no kwirengera. Ugasanga umuntu arumva ko akaze, ugasanga umuntu arumva ko akomeye, ariko nkundiye Imana iyo uyirimo nayo ikurimo igusukamo umwuka wera ugaca bugufi ukoroha. Ugasanga umugabo upima ibiro 100 ku munzani aroroshye kurusha upima ibiro 50. Iyi ni Imana ihindura umuntu, ugaca bugufi, ukubaha abantu bose, ugafasha abantu, ugatanga serivisi, ugasenga, ukavuga ubutumwa. Igihe cyawe ntigipfa ubusa, iminsi yawe ntipfa ubusa. Haleluya! Iminsi yawe ikaba iyo gushaka Imana no kuyinyoterwa, iminsi yawe ikaba mwirari ryo gukiranuka. Uyu rero Nebukadinezari we yari yigize umukarudaya ngo ukaze, afata ingengo y'imari aho kuyishora mu gufasha abakene, aho kuyishora mu kwambika abantu, ingengo y'imari aragenda yishora mu kubaka igishushanyo ngo aragihagarika. Igishushanyo kirekire, amaze kugishinga cy'amazahabu n'ibindi, ngo ategeka abantu bose Babuloni, abaturage bose ngo bace bugufi bakiramye, nibumva amabubuka n'ibiki byose n'inzogera zivuga imiziki idasanzwe ngo bahite bajya hasi bubame ngo baramye igishushanyo cy'umwami. Biranaba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu agiye mu Mana nayo ikamujyamo, ibindi byose ubona ari ubusa. Umwuka wera araza akagutera ikinya, ukumva icyubahiro cy'Uwiteka ari cyo kigezweho. Ikiguzi cyose basaba, ikimenyetso kizakwereka ko ugendana n'Imana ikurimo, ikiguzi cyose baguca kugira ngo ukiranuke wakishyura. Wakwemera umuntu akakwambura miliyoni kubera akagakiza, kandi wari ushoboye kumuvuna akaguru. Wakwemera umuntu akagutuka kubera akagakiza. Wakwemera umuntu akagusuzugura kubera akagakiza, kubera ko icyubahiro cy'Imana kikurimo kiraguhagije. Nta kindi cyubahiro ukeneye mu bantu. Kamere ntibigikora, inyota yo guceza muri bara ntago ibigikora, inyota yo kumara iminota 120 wicaye muri match ukarara udasenze ntibivamo. Iyo umuntu afite Imana ya Yakobo muri we, agira inyota yo kuyishaka. Niba umaze iminota 120 ureba match, ubwo ugomba kuyirenza unasenga, kubera ko ibyo ureba n'ibyo wumva nibyo bikuzura. Amaze kwishyira hejuru yifashe rero nk'agakombe cyangwa terimusi, agiye kubona hari abasore 3 batamanutse, kubera ko batunze Imana, baba muri yo nayo iba muri bo. Bazi uwo kuramya n'uwo kubaha uwo ari we. Ikinya cy'Uwiteka cyarabafashe, nta marari y'iby'isi bafite. Imana itanga akazi, kujya gupfukamira umuntu ugatera amavi, usambana wiba, utukana ugambana ngo aguhe akazi. Imana iri muri wowe ni akazi, ni byose. Ntago abantu bubaha Imana bagakiranuka bajya bashoma. Ntago abantu bubaha Imana bagakiranuka bajya babura imibereho. Dufite akazi kagari. Iyo udafite aka leta ufata ko gusenga, ugasengera igihugu, ugasengera isi. Iyo udafite aka leta wacuruza, wahinga, wakorora. Amavuta y'umwuka wera ari muri twebwe naduha ubwenge bwo gukora tugatera imbere. Iyo ni topic yindi tuzagarukaho. Barabamuzanira katwihute, arangije aravuga ngo reka mbagire inama. Urumva ni abantu b'impunzi, ntibari mu gihugu cy'iwabo i Buyuda, bari i Babuloni. Mwa basore mwe rero, reka mbagire inama, kuko nge sinjya nkinishwa ndica. Nimwumva amabubuka, mukumva inzogera, mukumva simboza imiziki, abaririmbyi babyita ngo sinye cyangwa ki, mukabyumva, mwibwirize muhite mumanuka. Niho dusomye amagambo akomeye rero, ngo abasore bamubwiza ukuri, bamubwira ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi ikadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Baranamwubaha, ntibamututse. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye yuko tutari gukorera Imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Mbese iyo ugeze imbere y'icyaha ujya ubasha guhamya, cyangwa uravuga ngo batankura ku kazi? Dufite abantu bari kunyweshwa inzoga n'akazi bahawe, kubera ko boss ariza akunda ngo atakabakuraho.
wapfukamiye igishushanyo cya Nebukadinezari, wemeremo iki gitondo tugusengere. Dufite abantu bari gusambana bakanasambana n'abantu batanakunda, ngo ni ukugira ngo batabakura ku kazi. Dufite n'abandi bari gusambana bapfukamiye igishushanyo cya Nebukadinezari, ngo kugira ngo umusore atamwanga ngo akabura umugabo. Ntabwo Imana iri muri wowe. Akira Imana ibe muri wowe. Imana ni byose. Imana ifite abagabo beza, ifite akazi keza, ifite ubuzima bwiza bwo kuguha. Umwami rero Nebukadinezari abategetse ko babajugunya mu muriro. Uyu wari umuriro atari akariro, wari umuriro ufata ikintu ku ntera ya metero nyinshi uvuye aho ugarukira. Aba basore batatu bajugunywe mu muriro n'abasirikare, force militaire. Abasirikare batojwe, ariko kubera ukuntu itanura ryari ryenyegejwe inshuro ndwi, babajugunya mu muriro, ku buryo abasirikare bamwe babajugunyaga mu muriro, ibirimi by'umuriro byabafashe bakahahurira n'ingorane zikomeye. Tekereza uyu muriro. Nasomye Bibiliya irandyohera, nawe uyu munsi Bibiliya ikuryohere, dore ni nakonje ku bantu benshi, ariko iri jambo ntibyakubuza kuryumva unakora. Aba basore ngo bageze mu muriro basangamo Imana bahamije. Wari uzi ko impamvu utari gusabwa n'uwo musore ari uko uri gusambana nawe, uzi ngo uri kumugusha neza azakujyane, nyamara umuhamirije imbere hari Imana ihita ijya mu itanura ry'umuriro ikamugukundisha. Wari uzi ko guhamya ku kazi byatuma ugirirwa icyizere nk'umukozi w'inyangamugayo, bigatuma ukarambamo. Wari uzi ko Uwiteka afite ubundi buryo, icyo bita mu Cyongereza alternative solution, bwo gutabara abantu bamuhamije. Wari uzi ko kubaha Uwiteka no kugenda Imana ikurimo ari izingiro ryo kurama no kumererwa neza. Wari uzi ko umukiranutsi ategeka ikirere kuko ari kumwe n'Imana, ibintu bikagenda uko umukiranutsi yasabye kuko birimo gukiranuka. Imana yahise imanuka igendana nabo mu itanura ry'umuriro. Nigishije abantu ndababwira ngo iyo ibintu bikurwanyije, Imana irabisura ikabiha iyerekwa. Ntabwo ukeneye kwisobanura niba wubashye Imana, icyo usabwa ni ukurangiza devoir yo kubaha Imana. Kwisobanura ngo njye ndasenga ntibikureba, hari Imana igenda igahiyerekwa ibintu bikurwanya. Ako kanya wa mwami wishyize hejuru ngo arakomeye, afite amadiplome n'ingabo n'abasirikare, yarebye mu itanura ry'umuriro abantu yarazi ko bagiye gushirira bakaba nk'utugori twokejwe mu bishishwa, abona bari gutembera mu itanura nta kibazo bafite. Nasomye Bibiliya ndaryoherwa. Bibiliya yambwiye ngo nta mwotsi wabanutseho, nta muriro wabafashe, nta cyuya babize. Arangije aravuga ngo bene data mu ntabare, twajugunye abantu batatu mu itanura ry'umuriro, none ndi kubona bane, ariko uwa kane we arasa n'umwana w'intama w'Imana. Akira ijambo ry'Imana, tugiye gusenga. Iyo tugendana n'Imana iturimo, iri muri twe, niyo bosi wa byose. Haleluya. Irazi igategeka ibintu byose. Ejo narakubwiye ngo ata faveur, bikaza bikabaho a notre faveur, a notre volonté, nk'uko tubishaka, nk'uko tubitegetse mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere kirahinduka ku bw'abakiranutsi, intambara ikaburirwa irengero ku bw'abakiranutsi, indwara zirakira ku bw'abakiranutsi, ubukwe buraba ku bw'abakiranutsi, akazu kakarambamo ku bw'abakiranutsi. Ariho nakubwiye ko bose babireba yaririmbye ngo bazaruhira ubusa bigusiga uhagaze. Impamvu bigusiga uhagaze nuko igitero cyose wohererezwa uri mu Mana kiba kiri kohererezwa Imana, kandi nta gitera Imana igitsindwa. Hari korali yitwa Jehova ire yaririmbye ngo nta ntambara Imana yacu igitsindwa. Byaje kurangira rero babakuye mu itanura ry'umuriro, kandi ari abahungu b'impunzi babi Babuloni. Umwami ategeka ko Imana yabo ari igomba gusengwa mu gihugu. Ese wowe mu kigo ukoramo, Imana yawe abantu bayubaha? Imana yawe itarimo gusigana mu gukora amaraporo, abantu bayubaha? Imana yawe itarimo gutaha igihe kitageze, abantu bawe bayubaha? Imana yawe
itarimo gusiragiza abaturage no kwakira abantu nabi. Abantu bayubaha. Imana yawe yo kuvuga neza no kwakira neza abakugana. Abantu bayubaha. Mu itorero ushumbye cyangwa aho usengera, Imana yawe yo gufasha abakene. Abantu bayubaha. Imana yawe yo gusengera abarwayi bagakira. Abantu bayubaha. Imana yawe yo gufasha no kuvuga ubutumwa ukitanga mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye. Abantu bayubaha. Imana yawe yo kwita ku kazi no kudasuzugura imirimo. Abantu bayubaha. Ese mu rugo rwawe, umugore wawe n'abana n'abashyitsi bahaza bakubaha Imana yawe y'umutima wo guca bugufi no kugira urukundo? Ese amagambo uvugira kuri smartphone yawe, Imana irimo abantu bayubaha bakayikunda? Muri laptop yawe igihe utakaza uri kureba ibyo utakaza ureba, abantu babyubaha iyo Mana yawe, abantu bayubaha bakayisenga. Ku mbuga nkoranyambaga ubaho, ese ivugabutumwa ryawe Imana irimo abantu bayubaha byavura abantu stress bikomora imitima? Imana ishimwe. Ese umutima wawe ibyo utekereza byatuma abadayimoni bubaha Imana ikurimo, Imana ikakurinda? Tugiye gusenga Imana, ngo aravuga ngo Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego aba ariyo isengwa. Abantu b'impunzi, impamvu nkunda kugendana n'Imana ikurimo aho waba uri hose waragiye kwiga birakora. Kuri kaminuza birakora, mu isoko birakora, mu kigo ukoramo birakora, mu bushomeri birakora, ku rusengero birakora, muri korali uririmbamo birakora. Numvise bakuvuga ko Umwuka w'Imana ari muri wowe. Umurwayi araguhamagara, azi ko nta binini utunze, akavuga ngo ubwo ndwaye reka mpamagare uyu mugabo, uyu mugore. Ese muri iyi minsi abantu bahinduka gute? Imana iri muri wowe yatuma abasambanyi bihana? Iyo bakuganirije uko basubiza? Ese uri gufana iki? Uri gufana igikombe cy'isi gusa? Uri gufana imiziki y'ubu ngubu y'isi? Uri gufana iki cyatuma Imana iri muri wowe abantu bayibona bagahinduka? Tugiye gusenga Imana. Nkwifurije kugira uwa gatatu mwiza, nkwifurije kugira icyumweru cyiza, nkwifurije kugira ukwezi kwiza, umwaka mwiza uhindutse. Ntuheruka kwandika indirimbo, ntuheruka gusoma Bibiliya, ntukinayigira. Imana warayibagiye, wayirutishije imishahara uhembwa, uyirutisha ubushomeri urimo. Imana yaragushatse yarakubuze. Hari indirimbo twanditse tuba ahantu hitwa i Rulindo, turavuga ngo imura Imana nyinshi mu mutima mbonaho ntura. Wirirwa uvuga ngo ahari Imana ntikikwibuka kandi itakiba muri wowe. Ngo naragushatse narakubuze, naho twahuriraga sinkikubona. Ngo mwana wanjye garuka. Iri jambo rirashaka ko wimura Imana y'amaganya, Imana yo gusengera ibyifuzo byo kujya mu ndege n'ahandi. Ni byiza, nabyo turabihabwa. Ukabanza ukagarura Imana ituma wihana, Imana ituma wubaha abantu, Imana ituma usaba umwana wawe imbabazi, Imana ituma usaba umugore wawe imbabazi, Imana ituma wongera kugira urukundo nk'urwa mbere. Uheruka kubwira umugore ko mukunda mugishakana, mukiri muri fiyansaye, ngo ni uko umwami aca bugufi. Ufite iyihe Mana yatuma umwami aca bugufi igatuma bosi wawe aca bugufi? Ufite iyihe Mana yatuma umushumba wawe usengera akubaha? Agaciro ni amavuta. Amavuta uzayakura hehe ujya kureba igikombe cy'isi ukakiraramo ukakivamo unaniwe ugahirima utanasenze, udaheruka gusoma ijambo ry'Imana? Mu biganiro bikurikiraho nzakubwira ukuntu ijambo ry'Imana ari ubutegetsi, uburyo rikiza indwara, uburyo rikiza ubukene, uburyo rikiza inyatsi. Ariko iri joro Imana iri kukubwira ngo kuraho ibidatunganye, kuraho umwanda w'abadayimoni, dusenge. Uyu munsi waba utwumva nijoro, waba utwumva mu gitondo, ni umwanya wo kwihana kugira ngo Imana igushyire ku rwego nk'urwa Saduraka na Meshake na Abedenego. Nawe utunganira Imana.
Mana ikweze nk'urubura, Mana yongere kuvugira muri wowe no kugendana nawe. Zamura ikiganza dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ifite imbaraga, uvura imitima, womora ibikomere, ukiza agahinda, usohoza amasezerano, ukiza ubukene, ukiza inzara, ukiza umwaku. Mwene data yaratebye aragwa, acika intege mu kugukorera, asubira inyuma, ntagisoma ijambo ry'Imana, yiyitirira ko agendana nawe ariko utagendera muri we, nta gitangaza aheruka. Ndamusengeye ngo umubabarire ibyaha kuko ijambo ryawe rimugezeho rikamubwira kwihana, kandi umwambike imbaraga zo gusubira mu murimo wawe no kugendana nawe. Mwene data twumvise adakijijwe, agize inyota yo gukizwa, akajya ku rusengero bakamusengera. Ndamusengeye ngo umwakire, kwatura kwe n'ukwakire. Umuntu twumva arwaye ntiyakire gukira, umuntu twumva akennye ntiyakire ubuzima, ariko ubukire bwa mbere dusabye n'ubwo kugendana nawe uri muri twe. Duhe kugendana nawe uri muri twe, dutegeke isi tuyihindure nzima, ibyaha bivemo, imbaraga za Satani zivemo, umwijima uhunge, abantu babe bazima, ingo zari zigiye gusenyuka zongere kubaho, abari bagiye kwicwa n'ibyaha, indwara zitandukanye, kuko Satani arakurura akica, turababohoje. Dusenge umurimo wawe ku isi no mu gihugu, mu makorari, mu matorero, mu bavugabutumwa bagenzi banjye. Turasenze kugira ngo sekita ya evangelizasiyo ibe sekita ikiza, ihindura, yomora ibikomere. Imbaraga z'Umwuka Wera nizikora umurimo munini. Iri jambo nirigere mu bantu, uyu mutsima numenagura imitima y'abantu, abantu bahinduke babe bazima. Imbaraga z'Umwuka Wera zongere kuba mu bantu, abantu bongere kumva ijwi ryawe. Turagushimiye kuri kumwe natwe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. wowe uriho kandi uzahoraho, uri inkuru ukora ibikomeye, nawe agereranywa nawe kuko byose urabirenze. Uri inkuru ukora ibikomeye, nawe agereranywa nawe kuko byose urabirenze. Mana uriho, Mana wabanye natwe, wowe uriho kandi uzahoraho. Mana uriho, Mana wabanye natwe, wowe uriho kandi uzahoraho. Uri inkuru Yesu, uri inkuru ukora ibikomeye, abagereranywa nawe urabirenze. Uri inkuru Yesu, uri inkuru ukora ibikomeye.